Giputa sinzasubirayo n'abariyo manu bakureyo mu Giputa sinzasubirayo n'abariyo manu bakureyo ubakureyo ayi ubakureyo ayi Imana we ubakureyo abari mu byaha ubakureyo ayi ubakureyo manu bakureyo ayi ubakureyo manu bakureyo ayi ubakureyo mu Giputa sinzasubirayo n'abariyo manu bakureyo ayi mu Giputa sinzasubirayo alabone yata ayiwe mu Giputa sinzasubirayo ayi n'abariyo manu bakureyo elebone mone mu Giputa sinzasubirayo ha n'abariyo manu bakureyo we mu Giputa sinzasubirayo n'abariyo ma elewala bone ayiwe mu Giputa sinzasubirayo elewala bo n'abariyo manu bakure ayiwe ubakureyo ubakureyo basinze ubakureyo basambanyo bakureyo indayo zikureyo lewala bone mone ya abanywa rumoju bakureyo abatinganyo bakureyo ayayayaya ababembu bakureyo mu Giputa sinzasubirayo mana we n'abariyo mana ubakureyo nisengesho umukristo yakagombye gusenga ari kuvuga mana hari ahantu sinzahasubire kandi n'abariyo elewela abakiri mu byaha bakureyo n'abariyo manu bakureyo we ayi ubakureyo nelabana ayiwe manu bakureyo ayiwe manu bakureyo ayiwe ubakureyo inukuru bakureyo abishwe n'itabi mana we ayiwe ubakureyo bagambanyo bakureyo inkozi z'ibibuziku Lebo lea bosta abatwaza igitugu abatwazwa n'igitugu na Farawo na Satani ubakureyo mana ayi ubakureyo mu miryango yacu bakureyo kwisi yose ubakureyo ubu Satani yagize imbata zolebo eneyazo ketabo ubakureyo mana urakoze kuturinda mana we turacyashimira ineza yawe n'uburinzi bukomeye turacyagushimira ko wabanye natwe wera turacyagushimiye Jehova nisi Jehova Rafa Elohim ayiwe Jehova Shalomo Imana y'amahoro y'urukundo y'nyebuntu y'inyebambe ndiho haleluya ushimwe turacyavuga ngo uburinzi bwawe burakomeye imyaka itambutse waraturinze na n'ubu uracyaturinda kuva mu kwa mbere kugenda umwaka ujya gushira hose uraturinda amezi yose uraturinda na n'ubu uracyaturinda uzakomeza uturinde n'indi myaka ayiwe Yesu atari wowe wabaye mu ruhande rwacu bw'ababisha badustakine moniata baduhagurukiraga babaratumize bungura ariko ngo hashimwe wowe utaradutanze ngo tube amenyo mu muhigo w'abanzi bacu ayiwe ni wemeye uko abanzi bacu bavugiriza impundu kunesha ikigoyi cyaracitse turakira shimwa mamara uhimbazwe ko turi bazima turamana byinshi byaduhize wera uhimbazwe umusore arabizirikanye umukobwa arabizirikanye umugabo umudamu warahabaye mana we warahabaye cyagiye ndikumva mfashijwe cyane kambe ndekeye aho tugiye kuganira ku bintu ibanga riba mu gusengera mu mazi ibyo bintu ntabwo mubizi ariko harimo n'ababizi ibanga riba mu gusengeranya mu mazi abantu basengeye Nyabyondo mu mazi byumba ibyo rero tujye kubigana Imana we wane natwe imbaraga zawe de kotabozi tuganze bitavuga Imana biceceke imbaraga z'abadayimoni n'imyuka mibi yose ndakubise ndatwetse ndirukanye toka dayimoni mu izina rya Kristo mu izina rya Kristo Yesu mwuka wera tuyobore muri byose wera ubane natwe muri byose tubure ubone kukoreye muri twe mwuka wera atuganze witeka urakoze ko devost utangiranye natwe kandi uri busuzanye natwe mu izina rya Yesu amen uzikurinda mana we uzikurinda danantata yeye uzikurinda mana we watanze ingabo nyinshi bakobwa warabarinze abagabo urabarinda
natwe uraturinda, imiryango yacu urayirinda, ngo mana warahabaye, uduha inemone yabo, uduha kubyina intsinzi, mana warakoze, uzi kurinda ma dududu gererendere dududu, imana iraboneka iraboneka iraboneka. Banibutse ku gikumba sha. Twihuse twagiye abakunzi ba Elayo TV ndabasuhuje aho muri kumera y'isi yose, bari mu Rwanda, Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa, ibihugu duhanye imbibi hano mu Rwanda, Congo, Uganda, Tanzania, hose n'u Burundi. Mwese ndabasuhuje, duhoberane kwa guhoberana kwera Paulo yavugaga. Mu bihugu bya Afrika za Malawi hose ndabasuhuje, i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, mwese mujya munera kamu inbox nkababona. Imana ibaho umugisha, bandi baba baduhaye inzozi muri iyi minsi, ariko mwamaye inzozi nyinshi, mwaranyandikiye cyane, ariko nta kibazo muri umugisha. Ariko hari abo ntari nasubiza, mu kanya nshaka kurekura kino kiganiro, Imana imfashe mbe nabasubije. Urumva nshaka kuzijyamo message zose nkazijagajaga nkabasubiza. Hano ni kuri Elayo TV. Niba utari wakora subscribe kugira ubone ibiganiro byiza bihabera, kora subscribe. Mu gihe dushizeho ibiganiro ujye uhita ubibona, kandi mu gihe lebonemo ketabo, mu gihe hageze ikiganiro gihita ugisharinga no kubandi nabo basobanukirwe, bamenye iby'ubwiru bw'Imana sha. Haleluya. Nabamaze gukora subscribe mwese turabashimiye, n'abasharinga mwese, Imana ibaho umugisha mwese. Ufite ikibazo ujye ukibaza, nimero yanjye ni 078 nyitanze imbere, 078 414 994. Nimero yanjye 078 414 994. Ibindi nkora mu buzima busanzwe, ntekera ubukwe, nigisha, nkoresha n'amahugurwa mu byo guteka, nibyo nize, niwo mwuga wanjye. Ubwo rero nanga amahugurwa amezi 3 nkakwigisha guteka, ukamenya gukora amagato, guteka bitandukanye by'umwuga, ukabimenya neza. Abyumvishe ukamenya kuzajya ibana mera neza. Mwabonye ko n'ibiganiro byo guteka biri kuri Elayo TV, turi kubikora mu kiganiro cyitwa Roho Nzima mu mubiri muzima. Yego, byose tuzatugenda tubashiriraho ibintu bitandukanye, gukora amaji byose murabyiga. Ibyo byose urambaza kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp, nkagusubiza ntacyo bitwaye, si ibyo rata. Abafite ubukwe nabo turabatekera, gato de mariage turayigukora tukayikuzanira aho uri, n'ubundi buryo bwose gutekera ibirori bitandukanye, ibyo ndabikora chef deo. Mwabyumvise rero, kandi ufite abakiriya ujye ubandangira, ntacyo bitwaye, mbakorera service neza rwose neza cyane bye nk'umukristo. Katwihute rero, katwihute. Uyu munsi tugiye kuganira kuki, katubanze twasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Mbere na mbere ijambo sha, mbere na mbere ma ushimwe kuri kumwe natwe Kristo. Ganzo utegeke imbaraga zawe tuzun lebonemo, bitavuga Imana byose turacecekesheje mu izina rya Kristo, amen. Ubutumwa bwiza hanyarukire, fata Bibiliya yawe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'umugabo witwa Yohana. Uyu ni Yohana intumwa, umwe muri babigisha batatu Yesu yakundaga. Babitaga abana b'inkuba, harimo Petero na Yakobo na Yohana. Uyu rero hariho n'undi Yohana umubatiza. Ewe lebonemo, katwivugire kuri uyu Yohana intumwa. Yandika kino gitabo mu bice 5, harambure ihute. Tugiye kuvuga ibanga ryo gusengera mu mazi, takode bone monster ketabo, ibanga ryo gusengera. Ko ndi kubona iminota iri kumfata we, kandi nemeje kuzajya nkora ibiganiro by'iminota mike. Ibanga ryo gusengera mu mazi, mu bice 5 hariho umuntu wari uri ku kidendezi cy'Betisayida. Noneho mwahera amazi y'Betisayida, ngo rimwe na rimwe marayika yaramanukaga akajyamo, amazi akihinduriza. Noneho marayika akajyamo, umuntu utanze undi. Hari kwa ririya rembo cyangwa kwa kiriya kidendezi harimo abantu bafite indwara zitandukanye, ibimuga, impumyi, abanyunyuse. Uwatangaga undi mu gihe marayika yabaga yamanutse amazi yihindurije, niwe wakiraga. Mwumvishe ibanga ryo gusengera. Ariko Yesu hanyuze debone yatabo leketabo, kanivugire kanigere ngezaho gusa uburyo umuntu yibiraga mwakira mu mazi, ni mu mazi agakira. Habaga harimo ibanga mu mazi, ibanga ryo gusengera mu mazi. We mu mazi we ndaje mabwira. Twihute mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 5 guhera ku murongo wa mbere. Naho katwasome, fata igitabo cy'Abami ba kabiri guhera ku bice 5 umurongo wa mbere. Harimo
guhera ku bice bitanu umurongo wa mbere harimo inkuru z'umwami w'i Siriya aho yari afite umugaba w'ingabo witwa Namani noneho yari afite ibibembe ariko ngo kiriya gihe Imana yakoreshaga abasiriya cyane ariko igakoresha umugaba w'ingabo ari we Namani ibakiza ibatabara. Ariko umva we kuba umunyacyubahiro afite icyubahiro kimeze ariko afite ibibembe. Noneho barwanye n'Abisiraheli barabanyaga mu kera banyagaga abantu cyaba kabimbata. Bakura agakobwa Siriya yarwanye n'Abisiraheli. Bafata abantu nyine babajyana ari imbohe cyangwa imbata. Bageze agakobwa rero kagaheburayo. Kabona uburyo umugaba w'ingabo arwaye karavuga ati ibi bintu sina adebone moketa kamurangira ahantu hari igisubizo. Ati iyabo wamenya ko muri Sirere bone ata muri Isiraheli hari umuhanuzi bajye bamenya bisobanuka bimenye ko dukorera Imana. Ari abantu baba kigupinga yaba byamenyekanaga yaba bamenyaga yuko muri Isiraheli bimenyekane. Haleluya haleluya haleluya. Bigenda gute rero? Umwami yahise yandikira umwami wa Isiraheli aravuga ati nkohereje umugaba w'ingabo zanjye araje kugira umuvure. Bamurangira Elisa aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi inshuro zingahe 7. Fawe ibanga ryo gusengera mu mazi inshuro ketabo inshuro 7. Inshuro 7 wiyuhagire. Umva we Namani arabyanga sha. Namani arabyanga aravuga ati ese iwacu Damasco na bidendezi na nzuzi nziza zirutiza ariko abagaragu be baramwinginga ngo akubwiye ikintu kirenze gikomeye kurisha cyo ni wagikora. None ibyo byoroshye aragaruka yisubiraho ajya kwibira mu kidendezi inshuro 7 ngo umubiri we umera nk'uw'umwana gusengera mu mazi we tabonemo banga ryo gusengera mu mazi. Hariho undi mugabo wari impumyi. Bibiri ivuga ko yari impumyi nabwo basobanuye niba ari umugabo cyangwa umugore. Haleluya. Uyu muri Yohana ibice 9 uyu ngo yari impumyi Yesu guhera ku bice 9 guhera ku murongo wa mbere. Ngo none ngo yari impumyi Yesu ahageze ngo abigishwa baramubaza cy'abantu bari barango ariko uyu byavuye ku byaha base bakoze ababyeyi ngo oya. Yesu arabasubiza ngo nukugira imirimo yanjye igaragarire muri we. Mwabyumvishe? Yesu ngo acira amacandwe ayo namazi acira amacandwe hasi ubundi atoba kondo arangije lebo enekotabo niba urwaye amaso yituyafataho Imana igukize mu izina rya Yesu tabone mose. Wabyumvishe? Uhituje witawizera ko directement na bintu byo kuzuyaza. Ibi bintu Imana biduhaye kugera mu kirire mu namwe mukire niba ari indwara nibyo byimpumye n'abafite ibirwara n'ibiki byo rekotabo stafo Imana ibakize ibibembe. Kuba uri umubembe no kuba uri umunyabyaha waba uri umudepite waba uri inde waba uri ministre ufite ibyaha ni zero ufite ibibembe garuka kwa Yesu agukize kwibira muri ayo mazi muri iki gihe enemo stafo ni nka kwa kundi uba wakiriye Yesu umwami n'umukiza ugapfana na Kristo kazukana nawe nemo Yesu akaguhembuza amazi y'ubugingo. Hari umuntu wambwiye ngo yarose ibintu by'amazi umuntu wambwiye ngo yarose ibintu by'amazi ndamusuje ngo ari kuyanywa ari kuvomanywa. Imana biri kuguhembura mu buryo bwo mu mwuka de kotabonevo iri kuguha ibintu by'umwuka nyine guhembuza amazi nemos y'ubugingo. Amen. Uyu muntu rero ngo Yesu yamaze gutoba yaciye hasi atoba kondo aramusiga ku maso aramubwira ati genda wiyuhagire ku kidendezi cy'Isilowamu tabonemo. Uwo muntu nawe aragenda nyine ariyuhagira ku kidendezi cy'Isilowamu sha mu mazi avamo yabaye mutaraga areba abantu baravuga ngo ni umwe wasabirizaga. Mwumvishe ibanga ryo gusengera mu mazi tabo. Ndaje mbabwira uburyo nayo nasengeye mu mazi. Ndaje mbabwire n'undi muntu. Hari umusore wanje nariraga mu mwuka mwayira misi ya kera. None uwo musore wanje yitwa Christian. Ndagusubuje mu musore wanje aba muri Canada. Yankurikiranye ndumva nayo ndi kwigisha ahantu hamwe. None ndi kwigisha ibintu bya mwuka wera. Arankurikira aravuga ati nakuzura utwe mwuka wera. Ndamufasha nge ndamubwira ibyo yakora mujye mukurikirana kuri channel yanjye Elayo TV. Ibyo byose babiri uko wakuzura umwuka wera byose ndamufasha arangije Imana imwuzuza umwuka wera atangira avuga mu ndimo aratangira ahanura ari muri Canada. Reka rero igihe kimwe azina mu Rwanda
navuga kamusohokane muri hoteli zirenze izindi. Ngiye sinakujyana mu izi zisanzwe nuko kuzamura umusozi cyangwa kujyana mu mazi, uko ibindi byose abanabirimo ababizi. Umva ndamumanura rero mujyana mu mazi ahantu ndabonemo, reka tugereyo dusenge. Yari yazanye ndibuka niba yari yazanye na madamu we n'umukobwa bari bakiri inshuti bagiye kubana, ndumva barasezerana inaha. Bigenda ute rero? Twarasenze rero, twatatse amazi turasenga. Umva yewe we none yavuga ngiye kumva numva ari kuvuga ururimi abantu bakavuga ati n'abantu baturutse hanze nabo bavuga mu rurimi rucya. Vuga ururimi ruvayo none ruragobotoka neza tabonemo taya. Ubundi kuzura umwuka wera hari gihe no kuvuga indimi cyane, hari gihe izo mpano ziza ari kusenganye n'abantu bafite ibyo bintu. Ngenda mukongeza ndamucomeka dabo ndamucomeka ewana aravuga neza. Ubasigaye ahanura abari muri Canada muzambwira ubwo mbahe pasi ajya barebera. N'umusore wanje rero nahereye kuri zero tabonemo. Tabyumvishe. Noneho aho twari turkwasengera umukororombya uhituza sha. Umukororombya murabibuka ko Imana yawuzanye cyagihe imaze kurimbuza abantu amazi, iravuga ati ni ikimenyetso cy'amahoro cyuko nazongera kurimbuza amazi. Haleluya. Umukororombya uraza uratugosa. Imana ibiri kuvuga ati ndi kumwe namwe bana banjye nabishimiye mbahaye amahoro ibintu ni sawa. Umukororombya uramanuka uratugota turugusa tabonemo. Inshuro nyinshi nagiye gusengera mu mazi nabonaga ikimenyetso uko Imana iri kumwe natwe. Umukororombya bundi yo muri gusengera mu mazi mwejejwe mwakuyeho icyaha n'igisa nacyo. Gusengana ibyaha ni nko kwambara ku mwana. Tabo eneko taz de kirevo wine yazo ke tabonemo. Babyumisha ariko mbahaye na Noheli mbakoreye ikiganiro kinini pe, uretse ko haraho nakoraga n'ibiganiro by'isaha uburenimi. Nta kibazo nacyo bitwaye kurikira bundi enemo ndabizi uraryoherwa cyane. Ibintu birimo ayiwe haleluya ndikumva ntabicamo. Umukororombya uraza uratugira ibihe byiza. Yesu yaravuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iri kuva mu nda ye. Ngibyo yabivuze yerekeye ku mwuka wera bigishwa nebonemo. Amazi harahageranywa na mwuka wera. Amazi Yesu yaravuze na feza ni zahabu muze mbahera ubuntu, ufite inyota muhe ku mazi debonemo bitangira ubuntu. Ngwino wowe wa mubembe we wa munyabyaha we Yesu harabo yajyaga gukiza akababwira ati banza wikorera uburiri ibyaha byawe ndabigucishije. Nabandi akababwira ati korera harawo yabwiraga ati ibyaha byawe akabanza yabanzaga yakiza ibyaha ubundi akaza mu buryo enebonemone yavostava bw'umubiri. Bwabyumvishe aho hantu twari tugiye nanjye niho nuzuriye umwuka wera. Ndibuka twaraye ahantu turi gusenga mu gitondo karikare tujya aho hantu tuhagiye we reka mpageze ayiwe mageze mu gitondo karikare natangiye gusenga numva kuvuga ikinyarwanda byanze muri ayo mazi kuvuga ikinyarwanda biranga. Niho naherewe kuvuga indimi nyinshi cyane. Hari umuntu ubutazi ati ibyo bintu simbyumva. Ntubyumva nyine uzi ushaka kumenya ururimi rumwe nk'inka menya n'urwo mu ijuru hari ababyumva. Niba utabyumva hari ababyumva. Wabyumvishe nawe menya ubwo vuga ati ibi bintu nanjye kambiharanire nanjye nge numva bino bintu. N'ururimi rukoreshwa mu ijuru. Hari umuntu mwaduhaye ubuhamya uburyo Imana yamujyanye mu ijuru ageze we yabatirijwe mu mwuka wera mu ijuru. Ngima debole bosta ngo bamujyana muri Yorodani. Ageze muri Yorodani rero niho yavuye niyatangiye kuzavuga indimi nshya. N'ururimi rukoreshwa mu ijuru. Ugeze mu Bwongereza ugakoresha icyongereza barakumva. Muri Amerika icyongereza barakumva. Mu Bufaransa igifaransa. Natwe deboke tabone twumvikana n'ijuru direkitema. Nta muntu usobanuye, nta muntu ugiye gukora ngo interva oya kweterepureta no ijuru de kitabone most ako kanya leta ritwu. Mwabyumvishe ibanga ryo gusengera mu mazi. Mbere twajyaga tujya gusengera mu mazi byumba mu mazi byumba twajya gusengera mu mazi byumba. Ndibuka Imana yankweho bya karande n'ibiki byose. Rukuva ibintu by'imyanda byose bya karande bakuroze abahindanyije umubiri wawe kumwe babarasagaga bakoresheje ifoke byose debo enemo ibyo byose bagiye bagukoreraho byose bisigara muri ayo mazi. Kabyumvishe noneho ucyo nugusengera ni buryo bwo gusengera mu mazi. Hari ikindi kintu cyo gukoresha amazi noneho urugusenga. Ibintu by'amazi byose biviriyeho rimwe ukoresha amazi urugusenga.
none hari abantu Imana nanjye iryo yereko Imana yararimaye ngo nge nkuresha amazi nsengera abantu wabyumvishe noneho amazi nkayafata ngashira mu gikombe nkayasengera nkatongera amaraso ya Kristo nkayatongera volebonemo nkayatongera mwumva katakira amazi mwumva hindutse amaraso ya Kristo bundi niba imyuka mibi gutera yatere mu nzu yatere mu gipangu hose yatereho abadayimoni barahunga ayo yaba yahindutse amaraso ya Kristo tabonemo abyumvishe ubwo rero maze kuyasengera nk'umuntu atabyara musomeshaho cyangwa afite ibirwara nibiki na madamu n'urugero hari gihe aba yarwaye nk'umutwe we akunda ibintu byo kwivuza nkahita nyasengera nkahita nyamuhereza nkamusuka ku mutwe nkamuhereza agahita akira agahita avuga ati ibi bintu birakora we ibi bintu birakora by'amazi we tabo byo kuyasengeramo impamvu nanze iki kiganiro ahantu hamwe wenda bishobora kuba bitemewe kuba wasengera mu mazi hamwe na hamwe bitemewe n'ure special wenda nk'ina mu Rwanda n'urugero ariko hari aho byemewe mu Burundi biremewe n'ahandi mu bihugu bitandukanye ku isi yose iryo banga rero ujye urikoresha ryo gusengera mu mazi edabone moniavo hari ibintu Imana igukuraho by'ibinyururu byo aho warubohe by'icyangiro hari umukobwa umwe nibutse naramushingiye ubaba muri Sweden kamene kumuvuga ariko nanu wamumenye twagiye gusengera ahantu tabonemo urumva nukuya n'umwana wanje nawe mu mwuka twagiye gusengera ahantu noneho umukozi w'Imana umwe twari turi kumwe yozura umwuka we afata ibizi byari biraho uwo mukobwa yari afite uburanga busanzwe n'inzobe byose ariko afite icyangiro tabo hariyo waba rero ufite uburanga n'ibiki byose ariko ufite icyangiro cya Satani uwo muhanuzi yagiye mu gaca ahita afata y'amazi umva yanaranukaga yahumuraga nabi ahita amwoza muri iyo minsi yahise akora ubukwe umugabo we umusore we yarameze nk'uri kushaka kumucenga ariko umwanga ahita yemera neza asizwe n'Imana tabo banga ryo gusengera amazi sha ryo gusengera mu mazi cyangwa ukayasengera ukayanywa cyangwa ukayasengera ukayoga cyangwa ukayaha umuntu uri kumusengera tabo ibyo bintu rero nubikoresha ibyo bintu bizakunda bizakora hari nabuzura umwuka nkuko nanjye nawuzuriye mu mazi muri kumva reka ibintu ni sawa Imana ibaho umugisha rero nakagaruka abakunzi ba Elayo TV batari bakora subscribe muyikore ababonye iki kiganiro mujye musharinga no kubandi Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane nimero yanjye nayivuze 0784 414 994 Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane shalom shalom amen